bitari brag ese uri ufite imyaka nk'inga ariko bambabarira mwana wawe rwose ubu hari umuntu uvuga imyaka ye oya se kubera iki ubu koko urashaka ko nivuga oya uburengukire zira mu muco w'Abanyarwanda nta mugore uvuga imyaka nibije vuba ariko imyaka rero mfite imyaka 58 ko bitagusa navutse mu 1967 oya mu kwezi kwa karindwi ubwo mu myaka iri nk'ibiri iri imbere uzahuje imyaka 60 ntago bigusa n'izina ry'Imana iminkanyarire yazite wasetse nese mu byukuri no kuri pe nta muntu uza kwemera ko ufite iyo myaka nta nonza yibwira ariko uretse ko noneho ahubwo isi ngiye kwimenya ariko ibyo nkoreye yose ndetse ari umuntu ubyemera ibyo nkoreye tubwiza ukuri oya ntago bapfa kubyemera hari n'igihe usanga nabo wabyaye bakubaza ngo ariko bura ntago tubeshya no kuri ngo nta hantu wayihinduye ukayongera ya ngo akuzuye umutima agasesekanya ku mubiri yego iyo umutima wawe ukunda kubikamo ibintu bibi no ku mubiri wawe hasa nabi nakurwanira ishyaka ngiye nkibagirwa nsanze ugize ufite ikibazo hari ibyanjye bishyira ku ruhande nkajya kurwanira iryawe icyo ni kimwe hanyuma nasigaye ndi responsable w'abana basigaye bafite ibikomere bivurwa bijojoba bato cyane harimo abato hanyuma papa wabo mama wabo icyo rero cyatumye nkunda ubuzima kugira ngo babeho utabukunda ntibari kubaho iyo ntabukunda ntibari kubaho byatumye rero nshakisha icyatuma babaho ntabwo nari mfite capacity yo kubarera ariko nari mfite ubushake bwinshi noneho bwa bushake bwinshi rero bwatumye bakura ubutuma nanjye nikunda noneho nikunda ari ukugira ngo mbashe kubakorera rero ikintu natinyaga no kurwara n'indwara gato bazaryikije noneho rero nkarwara nifata neza kugira ngo mbone imbaraga zo gutangira kujya gukora rero nakoraga iki cyo gihe ndaje nakikubwira birasekeje cyera abarimu bacu baratwigisha akatubwira ngo ntabwo uziga nta n'ikindi kazi uzamenya gukora ariko niba uzabuze igifaransa nubura n'uzungu uzakimuvugisha nukimuvugisha azaguha akazi nuko nguko umenya igifaransa gutya igifaransa akazi ka mbere nakoze kari uguteka rero nekera umuzungu ndi umwana muto cyane ufite imyaka nka 10 uviye inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri uyu munsi twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye twizere ko mukomeje no kugenda muryoherwa n'ubuzima kuko byanze kunze bugomba kubaryoheraho muri hose hatandukanye uyu munsi ndifuza ko umuntu uri kutwumva yaba umunyarwanda umukongomani umurundi umugande wumva ikinyarwanda umuntu wese wumva ikinyarwanda ndifuza kuza gukurikira kino kiganiro kandi ukanagisoza kuko kirimo ubutumwa bwawe kirimo ibyawe ukwiye kumva muri kano kanya niyo mpamvu rero nakiriye uyu mubyeyi nakiriye uyu muvandimwe nakiriye uyu munyarwandakazi nakiriye uyu nguyu muri kureba yitwa Mukayijire Letitia aba mu gihugu cy'Ububiligi ariko aje no mu Rwanda nk'umunyarwandakazi birumvikana ariko nk'umuntu ufite ubutumwa bwinshi yifuza kugeza ku bantu navuga ngo badukurikiye mu kiganiro inkuru yanjye Letitia tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane ni amahoro mu gihugu cy'Ububiligi mumeze gute ubwo ndaguhekera mu Bubiligi ukuntu bimeze ni hatari yego ubungu ndi nk'impunzi nahunze imbeho nahunze imbeho ikabije ariko imbeho hari ariko ngo ibitwika cyane ubungubu ni mu mpera z'imbeho yego imbeho irimo gushira rero iratubabaza ibiri umuyaga ukonje cyane imvura twabugita ko irimo gushira kuko hari agatemperature katakiri muri -4 -5 kageze muri 7-8 ariko ibirimo umuyaga kandi uriya muyaga urakotsa rero ni bikavanga n'imvura rero birabishye birutwa nuko haba imbeho iri mu ndisi idafite umuyaga n'imvura njye numva ngo abafite ubushobozi ugira gutyo ukayihungukaza muri Afrika mu gaklima cyane cyane abantu bakuru
ari wenda se nk'abantu bakuru ntabwo ibazonga abantu bakuru bararwara wenda batoya mwebwe nta kibazo kirimo abantu bakuru bararwara yego ariko ntabwo ntukire muri abo bato abantu bakuru bararwara uracyaye muto kamera oya ntabwo ndi muto mbaba ntabwo ndi muto abantu bakuru turarwara abantu bakuru turarwara imitsi amagufa urabona umubiri ukeneye izuba izuba rigira vitamine D yego iyo iyo vitamine D ishize ibuze kubera nta zuba turimo kubona urarwara indwara zirakurira bisaba ko dufata ayo mavitamine tukayamira nk'ibinini ariko ntibivuga ko imitsi itakubabaza amagufa atakubabaza ugacumbagira ukumva urarembye ubuze nawe bikubaho kuvuga ngo nageze hambere inkumi ubu nabaye inkumi hano uhamara umunsi umwe ugahita ukira urumva ndakubwiye ngo hariya uhava urembye ukayibuzi ko hari nk'indwara uramugaye birarangiye ukagira ubwoba ariko urahagera wakumva akagashyuhe gusa ugahita uba muzima ya ndwara ikahita igenda ihita igenda ukayivuga ati se burya ntabwo nari ndwaye bitari burage uri ufite imyaka nk'ingahe ariko wambabarira mwana wawe rwose ubu hari umudamu uvuga imyaka ye oya se kubera iki ubu koko urashaka ko nivuga oya buriya ngo kirazira mu muco w'abanyarwanda nta mugore uvuga imyaka ntibije vuba ariko umuntu utavuga imyaka n'udafite icyizere cy'ibyo amaze kugeraho wenda imyaka rero mfite imyaka hafi 58 58 ko bitagusa navutse mu 1967 oya mu kwezi kwa karindwi ubwo mu myaka iri nk'ibiri iri imbere uzahuje imyaka 60 ntabwo bigusa n'izina ry'Imana Biransa urebye neza wabona binsa nukuri uva numvaga nkubara mu bajene nukuri pe serious urebye neza ukanyitegereza we ntabwo wanyitegereje nitegereje neza unyitegereje neza wasanga nyifite nakwitegereje pe wayibona rwose ikindi kandi buriya ntabwo imyaka ari ngombwa kugaragara ku isura ku isura ntabwo imyaka ibura ni mu mubiri ni indani ni imyaka wenda bavuga ngo abantu bajya bavuga ngo umuntu utafite utagaragaza imyaka bataravunitse uravunika ariko imyaka ntigaragare birashoboka ariko buriya n'abanyarwanda twigirira n'ahari n'impano yacu cyangwa birabura muri rusange kuko nta twavukiye mu zuba tuvukira mu wenda mu muryango udakize ariko useka wishima ukasanga uri muri famiye nyine muri famiye rero kwisanga ukabura umwana ugakura gutyo nakuzinga umunkanyari wakira ibihari ukanabyishimira hanyuma ntacyo wabuze ntiwaburaye ugiye kwiga ntiwambaye ubusa umeze neza ubuzima buragenda iminkanyari se yazite wasetse nese mu by'ukuri nukuri pe nta muntu uza kwemera ko ufite iyo myaka nta nonza yibwira ariko uretse ko noneho ahubwo isi ngiye kwimenya ariko ibyo nkoreye yose ndetse ari umuntu ujya ubyemera ibyo nkoreye tubwiza ukuri oya ntabwo bapfa kubyemera hari n'igihe usanga nawe wabyaye bakubaza ngo ariko bura ntabwo tubeshya nukuri ngura nta hantu wayihinduye ukayongera nkabubwira ntise hari umuntu wongera imyaka yigabanya ni ukuvuga rero ngo ngira ngo ni impano y'Imana cyangwa se ni uburyo bwo kubaho façon de vivre kuko buriya ngo akuzuye umutima agasesekara ku mubiri yego iyo umutima wawe ukunda kuwubikamo ibintu bibi no ku mubiri wawe hasa nabi ni ukuvuga rero ngo iyo ubabaye ukabibika ukagira ishyari ukagira agahinda ukarakara umujinya uguheramo ibyo byose iyo biguhezemo bikugira mubi bikanagusajisha rero iyo ubasha kubisiga bikaba ukamenya ko byabaye ukanababaraye cyangwa ukanarakara cyane ariko ukabisigaho umwanya wawe ntibibyiganire muri wowe ntibibyiganire mu mutima ubuzima ugakomeza yego ugakomeza ukavuga uti birabaye ariko ubuzima burakomeje ukabisiga hano ugashyiramo ibyiza cyane kurushaho ndayere ukajya ugenda ahubwo ubona ibindi byiza ushyiramo umubiri wawe ugenda uhinduka icyo ni kimwe
njye ndavuga ibyanjye hari ibyo mperaho nibaza ko ari byo nashingiraho, ariko hariho n'ibindi, buriya hariho n'imirire, hari kutarushya umubiri wawe. Kutawurushya gute? Kutarara amajoro, sibyo? Gusinzira, kuryamira igihe, ntabwo wabihoramo ariko ukabiha agaciro. Hari evenema zatuma uryama utinze, hari evenema zatuma ariko ntibe ubuzima bwa buri munsi. Rero ni mvuga gusinzira byo biraba bijemo ibindi, kuko gusinzira nabyo bifite izindi nabyo uburyo umuntu abibamo kugira ngo asinzire neza. Hanyuma ukarwanya stress. Abenshi twishwe nayo. Stress mu Rwanda mu gihe uri mutuma mu Rwanda stress irabamaze. Turazana ubutesi. Stress irabisha cyane. Pole sana. Stress mu Rwanda irabica gute? Itatwica. Stress yawica gute? Mugenda kwa kundi njya nabonye mugenda. Umuntu akagenda akagenda. Ubu wambwira ko umuntu afite stress muri défilé de mode. Yibaza ngo ngiye. Hari gihe mbireba ngo umuntu rero wibaza ngo agiye aba afite stress ya danje. Reka da. Biri mu muco w'Abanyarwanda kazi. No ikanongeraho kazi. Biri mu muco w'Umunyarwanda ariko cyane kazi. Nuvuga ngo iyo ugiye wihuta bagira ngo uri umusazi. Ugomba rero kugenda gahoro batabona ko uri umusazi. Ariko iyo stress yaza gute ufite ababoye? Abakozi iki? Kese ni ari wagutera stress. Iyo stress yaza gute imikorere yawe ko mu gifite imikorere myiza, ngira ngo ketse niba mu gihe ntacyakora imikorere iri igenda gahoro ntawe ugushyihagaze hejuru ngo akubwire ngo urakora amasaha aya nayo, kandi ngo umushahara wanjye ngo ndawo guhembera ku isaha. Yego, hano haracyari umushahara uha kontra bakakubwira ngo uzahembwaye. Hariya barakubwira ngo ku isaha uzahembwaye. Noneho stress zazanwa n'iki rero? Nuko ushaka guhembwa fatika ahagije, uzongera amasaha menshi, ukore menshi cyane. Yego, none se wenda ntabwo twinjira neza mu kiganiro no kugira ngo amatsiko yanjye banza ashire tuganire amatsiko yashize. Na hantu ujya bikagutungura ukuntu abantu wenda babwiye nk'imyaka yawe cyangwa bayimenye bikabatungura ahantu nakanujya imbana nabyo ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Niyo mpamvu nakubabariye, niyo mpamvu nkumva umva atari byiza. Ni byiza ariko ntabwo birajena rimwe na rimwe, biragukujena. Hari nk'ahantu ugera kuko wuzi imyaka ufite ukabona ntibaguhaye intebe, bakaba baha intebe umuntu munini cyane uje aho kanya kandi umuruta imyaka. Noneho ukavuga uti kunjye wareka nkabyibuha wenda ko babona ko nkuze. Yego, numva nuko buryo rero ikindi ntacyo bimariye kumva nyine ko baguha uri muto, ntago ni byiza, ngira ngo bitanga akamorali, ariko biraharanirwa, ntawe utabigeraho. Okay, wowe wabiharaniye gute? Ubwo twije neza rwose nabiharaniye gute ikiganiro cyanjye rero ukuntu nabiharaniye Mbabazi. Ndi umuntu wakunze siporo. Okay, yego. Nakoze siporo ndi umwana muto cyane, ngira ngo nko ku myaka 5 nakoraga siporo kubera nari mfite musaza wanjye bari mukuru undutsa cyane. Hanyuma yakundaga kunkoresha siporo ndi umwana. Yego. Noneho akankoresha siporo zimwe z'abana ariko zikomeye z'abahungu. Imyaka 7 nyigira nkora udusiporo dukomeye, ngendesha amaboko amaguru mu kirere. Ndabibona ankoresha udupompaje, ankoresha twatundi bagira gutya. Ukagenda urya witambitse ukagera hariya. Warabikoze se? Narabikora, yarabinkoresha. Yego. Noneho nkora siporo yari ubuzima. Hari igihe nkoreshaga amakeri ndende, urabyumva gusimbuka amakeri, ukicara ugataruka. Washyira amaboko ari inyuma. Noneho bwacya nkababara, cyangwa nkoresha udupompaje, bwacya nkababara abdomen. Noneho nababara abdomen nkabanda rwaye, nkabwira mama ko mbabara mu nda, kuko ntabwo uzi icyo babara
uri bumenye impamvu warwaye ukananirwa kujya kwiga kuko kuba baramunda hasha iminsi 2 bikikiza nta muti nyoye. Iyo najya wumve ko ukuntu byabaga bimeze siporo ntazi impamvu. Hanyuma sinayireka rero kuko yibiretse urarwara. Sinayireka ngendera gutyo iyo siporo sinayikomeza yo musaza wanjye nkoreshaga w'umuhungu nkono nkunda marshe rero. Ndamarisha abantu nabaga hano ngiye mvuye nahakiva mvuye maze imyaka 8 gusa nkavuye. Nkajya nkora siporo muri club yo kugenda imisozi tukurira jari tukayimanuka okay hiking ibyo bikavaho ariko rimwe mu cyumweru kwa gatandatu gusa. Marisha ariko ikomeye kandi ndende. Noneho biba ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Abantu benshi banzi ko ndi umuntu ugenda. Noneho rero mbishyira mu buzima biba ubuzima. Naje kugira amahirwe rero kugeza ubu ndacyabimandisha na hariya mba ndamarisha. Mu mvura ndamarisha, mu zuba ndamarisha. Noneho hari saison mbi nyine utajyamo ngubeho ariko iyo ucungana nuko byagenze. Ese hari umuyaga mwinshi? Ese hari imbeho nyinshi? Mbese abantu niba uri bwifuke cyane cyangwa uri bubireke? Ariko niyo mbiretse mfata igare. Igare ryo mu kanyonga. Iyo mu nzu riteretse. Okay. Rimwe bagita ngo vélo d'appartement. Nkari nyonga. Ukari umwanya rero ukabiha agaciro fete. Hanyuma ntabwo se kindagigira ikindi ni imirire. Nakunze imirire kuko nize hotel management, hotel and restaurant management. Ngiga hano mu Rwanda byari bikiza rwose ari promotion ya mbere. Muri iyo university nigamo nutrition. Nutrition rero nyigishwa n'umugore w'umunyakenya-kazi nkunda cyane n'ubu ndamukunda. Twarakundanye kuko nakunze isomo rye. Ndikunze nkunda nawe nditsinda amanota menshi cyane rwose nagiraga mu bindi bintu. Ndarimenya ndikundira kuko numvaga ndizamfasha. Giye rikamfasha. Kuko numvaga kurikoresha handi nta hantu nitishizwe cyane muri icyo gihe uretse mu bitaro ariko nkavuga ngo reka ndikunde ngiyewe bizamfasha ubuzima bwanjye. Ndarikunda ndarimenya noneho bituma rero ngenda nitaho noneho ubwo nkatangira guhindura imirire. Nkamenya ko ibingibi nabireka nkashyiraho ibi kuko mwamubazaga ibibazo byinshi cyane bigamije ko nzabishyira mu bikorwa. Ndabikunda. Mu myaka ishize yengeze mu Bubiligi nsanga ubuzima bwaho ntibworoshye ntubona akazi keza akazi kacu none watinyuka kuvuga ntiye tukavuga nge sinjye nkavuga akavuga te ubwoba kuko iyo wibutse aho uvuye ukayibuka ukabona ibyo urimo uhita wumva wasubirayo. Ariko ndavuga ngo niki nakwiga areba se ndege cyangwa ibyo abandi biga ntabwo nzabikoresha hano mu Rwanda. Abantu biga ibintu by'imyuga itandukanye ugasanga imyuga izaguheza hariya ariko utagira icyo marira umunyarwanda muri uwo mwuga. Ndavuga ngo niki nakwiga cyatuma hari icyo namarira umunyarwanda kuko u Rwanda uko turubona umuntu wese ashyize hake akagira ikintu atanga akora cyatuma hari icyo ahindura muri kino gihugu. Byatwihutisha kandi bigafasha abantu benshi igihugu cyacu kigakomeza gutera imbere bakabaho bafite ubuzima. Ndavuga reka ninjire mu mirire nanone. Ninjire mu mirire. Wabitangiye ari ugushaka uri kwiga bisanzwe universite ariko nanone ushaka nyine kugira ngo uzabyaplike kuri wowe ku buzima bwanjye uzabikoreshere. Niyo mpamvu nakunze iryo somo kurusha andi masomo. Bivuze ngo hejuru ya byose ngo wabanje kwikunda. Mbere ya byose ugomba kumenya wowe ariko. Buriya n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. No kuvuga ngo hagaciro ubuzima bwawe bizatuma hagaciro bwa mugenzi wawe. Iyo ubwawe utabuhaye agaciro bwa mugenzi wawe nabwo ubona ko nta gaciro ufite. Ubwo rero ndavuga ngo ukomeza ukunguko rero. Juste uko tukubona tukonora umujene w'imyaka 30. Noneho rero murandwaza ubise umujene. Jene imyaka 58. Agubyemera. Yego. Bivuze ngo byahere kuba uyu munsi wenda ari uko wikunda
watangiye kwiga kwikunda wikunze gute? wenda nibyo cyangwa si byo, Nibyo. wenda ntabwo aricyo cyabiteye, wenda niko Imana yandemye bibaye arimutse ari byo rero. Nikunze gute? Nikundishije siporo, mpindura alimentation, mpindura imirire, sibyo? Kuko igifaransa uze kumbabarira kuko ndagira ngo nkabivanga kuko hari aho bikurusha imbaraga. Mpindura imirire, ukamenya ngo ntiwari uzi ko imboga ari nziza, ni urugero. Ntabwo wari uzi ko zifite akamaro kameze gutya, k'akamaro wakamenya, ukaba uzishyize ukazenkuriwa muri ropa yawe. Ukamenya ngo kutarya mu gitondo ni bibi, ukabwo ubushyize ukabifora. Ukamenya ngo mbese narya iki mu gitondo, mbese hagati y'isaha n'indi narya iki, mbese n'andi he masaha ngomba kushyira hagati y'ibiryo byanjye ya ropa zanjye. Utuntu nk'utwo rero, ibyo bintu ubifatanyije n'ibindi byinshi navuze, ukabifatanya no kuba wasinzira neza, kandi niyo ubikoze ibyo bigufasha gusinzira neza, byagufasha hari kutagira iyo minkanyari. Hanyuma iyo minkanyari ukaba n'umuntu wikundira guseka, kuko guseka ngo byongera iminsi yo kubaho. Rero kandi ntubike umwanda mu mutima wawe. Mbese ko duhura n'ibibazo byinshi muri ino si, ubihandura gute? Ubikora muri we kugira ngo gute kugira ngo bitica ubuzima bwawe, bitaguteza iyo minkanyari? Ntabwo bikuramo wowe ngo ubishobore, ntabwo wifata gutya ngo reka mbikuremo mbikire hariya ngo bikuya, ariko ubitesha agaciro. Ni ukuvuga ngo ushobora kubitesha agaciro muri wowe, ukabitesha agaciro ntibitindemo. Buriya gutinda nicyo kibi, ntutume bitindamo, ukabitesha agaciro. Hari igihe biba ari nature y'umuntu, cyangwa se wabikoze, kuko niyo stress wahoze umbwira nayo hari ukuntu uyirwanya ukayivana muri wowe. Birahari, bimaze kuba siyansi izwi, birigwa. Umuntu yagufasha kubikuramo, hari strategy umuntu agufasha ukabivanamo, bigatuma ushyiramo ibiri ngombwa, ntuheranwe. Okay, reka twigire kuri ku mirire, ari nayo reka mvuge, navuga umwuga wawe, profession yawe. Ku mirire navuga ngo umuntu kutwumva muri kano kanya, umva wamusangiza iki, umva yahindura iki mu buzima bwe? Umunyarwanda cyangwa umuntu wese urimo kutwumva muri aka kanya, ikintu namusangiza mwifuriza, kuko ndifuza ko umunyarwanda aha agaciro ubuzima bwe, ariko mu kubuha agaciro akaba yakoresha iyo mirire neza, akamenya ikintu agiye kurya, akamenya isahani y'iriho iki. Hari umufilozofe umufilozofe wavuze ngo Hippocrate ahari aravuga ngo igifaransa ndabivuga mu gifaransa kuko mu Kinyarwanda sinde ko kubibonera icyambyo ngita, ngo yabaye imirire yacu yakaba yatuberaga umuti, imirire yacu tukayihindura umuti. Yabivuze muri aya magambo, yitwa Hippocrate. Yaravuze ngo que ton alimentation soit ton médicament. Bivuga ngo ukoresha uko ushoboye, imirire yawe abe ibi muti wa mbere yo kugira ngo ugere ku miti yindi yakozwe itari ngombwa kuyiha. Rero namubwira umunyarwanda ngo gerageza umenye isahani yawe. Hari ikindi narivuga ariko bankubita, banyumvise banyica. Navuga ngo mu gikoni cyawe hameze gute, haba yonde, ninde ukugaburira, iyo yagutekeye abiteka ate, abitekesha iki, abasate. Iki ni ikintu gikomeye.
asate ntabwo ari isura, asate isuku yaho imeze ite. Yeah. Noneho narangiza nkubwira ngo kuri iyo sayani yawe hariho iki, hanyuma ubifata ryari, ni ibihe ufata, ubifata ryari, ubifatira he, sibyo? Ubifata gute? Icyo noneho ukavuga uti iki kintu rero umuntu agiha agaciro, icyo gusa mvuze cyagufasha kuryama kare, stress ikaba irimo kugabanuka. Hari imirire ushobora gukoresha, ibiribwa ushobora gukoresha bigufasha kurwanya iyo stress. Habaho icyo bita alimentation anti stress. Nk'ibi urugero harimo ibirungo, harimo ibiribwa, ni ukuvuga ngo biraba anti stress biciye mu nutriment zirimo. Nutriment ni ukuvuga ngo harimo minero, harimo vitamine, harimo proteine, harimo iki. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bivuze byose ntari bugende specifyinga buri kintu icyo ari cyo. Harimo ibirwanya stress. Ni ukuvuga ngo hari minero wafata, imyunyungugu, voilà. Hari imyunyungugu, siko babyita, imyunyungugu wafata igufasha kurwanya stress. Hari vitamine zagenewe kurwanya stress zituma calming down. Birahari, niyo mpamvu umuntu akwiye gushaka kubishakisha. Niba uyu munsi dufite perezida wacu yaradufashije kubona connection, kugira network yacu reka yo gukora akazi ko kwirirwa tuvuga. Reka tuyikoreshe research ifite akamaro. Biriho biraha Google yaduhaye byose, turabifite byose. Hari abantu baca, ntago nakubwira ngo Google iri fiable, kuko Google ntabwo iguha ibintu bimeze neza. Umuntu wese uyu munsi ashobora kugorenga, arafata akantu amenye kamwe ahita agashyiraho, ariko iyo ukoze neza hari igihe uvuga ku baganga baba nutritioniste cyangwa aba médecin ibi nibi bakaguha ikintu, ariko kugira ni amahirwe kugira ngo abantu babone. Rero umunyarwanda nakoresha network afite neza, asacinga abone ibyangombwa akenewe, cyangwa se agana ababizi kubarumurusha abimenya. Ariko icyangombwa ni uko we agomba kwikunda, agomba kumenya ko abikeneye. Rero nge nifuza ko umunyarwanda amenya ko abikeneye. Nahoze mvuga motivation yanjye ni ihe, cyangwa se niki cyatumye ngiye mbikunda, ni ukugira ngo nyine n'ubuzima. Genda umurescape wa genocide. Nifite imyaka 20 ubwo ningahera ni 6 hafi n'irindwi. Mbona ko ngiri ibikomere byo kubura ababyeyi bakiri bato, mbareba babica bakiri batoya. 62 na 65 ngira ngo bari bato, mbona ntatekereza ko bazasaza vuba. Noneho byagiye nabyo bindi motivation yo kuvuga ngo ugomba we ku abana bawe ntago bamenye banyogokuru babo, ariko abana bawe wowe babana bawe bagomba kukumenya. Iyo rero yabaye motivation iri ikomeye kuri nge. Cyane kimwe cya kabiri, motivation yanjye iri courante plutôt, pardon. Ni habayeho covid mu myaka ishize. Igeze mu Rwanda, ntabwo mu mahanga ari yateye imbere, nta muto wapfuye. Igeze hano mu Rwanda ikunkumura abato. Birambabaza pe. Noneho bituma nanariza, bituma ntekereza, abantu kuki mu Rwanda hapfuye bato kandi hano ndi arabashaje gusa bapfuye. Nanyije ndavuga ni iki gisubizo, ndavuga ntibishobora kuba aba mu Rwanda umuntu agendana indwara atayizi ntivuze. Bishobora kuba arya nabi, no kurya nabi bikaba bituma ibivumbikisho by'umubiri we biba bike, byaba bike, indwara yose ije ikaba yaba yamushyira hasi. Ndareba ntanga ibyorezo bigiye kuba byinshi kurusha uko twari tubimenyereye. Niba covid ije ikamera kuri hashobora kuzaza ikindi kikamera ikindi, no byose biratumariraho abantu.
kandi uko dufusha abato niko dufusha imbaraga z'igihugu. niko birababaza kubona abato bapfa, ngiye birababaza kubona abato bapfa pe. Ndavuga ariko ngiye nayo mutsanzu natanga kugira ngo basi niba hari ushaka kunyumva, ndabizi ko bitari mu muco wacu imirire, ariko ntihazavamo umwe babiri bazanyumva bakabishyira mu bikorwa. Ngira motivation imeze ityo, ndavuga ngiye no gufasha abanyarwanda. Ntangira kwiga. Hariya ntabwo baguha ishuri, akenshi ntibanafata na ya diplome yawe ya university ya hano ngo bayiha agaciro. Barakubwira ngo turaha agaciro ya humanité, ariko nindugaha agaciro university kuko nituyiha agaciro urabona akazi keza, hanyuma twe tubura akazi. Aho rero nanga kubaha ya secondaire ntakiri kumarira sindi umwana nkuko wahoze ubona wowe. Ntabwo ndi umwana uri bujye gukomeza amashuri ntereye mu wa mbere. Nta kanya nabona ko kureka akazi ndeka ubuzima nabo nshinzwe ngo njye kwiga nk'umwana muto. Ndavuga reka nshake ahandi mbyiga. Biba ngombwa rero ko icyo gihe ubyirihira kuko leta ntabwo iri bugufashe. Biba ngombwa ko ubijyamo, ndwana nabyo ndabyiriye. Ndavuga wumva ubwo nyine nimbije ngiye kujya muri kubanza ku investisa hariya, kuko numvaga ibifite akamaro biruta ko na ku investisa mu bindi. Ndavuga ibintu bifite akamaro kuri nge no ku banyarwanda. Hanyuma nza no kumenya ko mu Rwanda hamanze kubona ababoneka aba nutritioniste biranshimisha, abafasha abantu abakocinga muri nutrition. Ndavuga ni byiza nibura ko abantu batangiye buriya bizagenda bagenda bakangukaho gato gato, cyane cyane binyuze mu barwayi, ko dufite abantu bakuze barwaye babana n'uburwayi bakeneye ko twabafasha gusunika iminsi bacira imirire atari imiti gusa, niyo miti ikabasha kugira akamaro kuko bariye neza. No biranshimisha. Ndavuga yawe habonekaga abandi benshi bigatuma abantu benshi babimenya, bigasakara kubera ko byavuzwe cyane, byakozwe, abantu bamenye ko bifite akamaro. Nuko rero nuko nabikoze. Ngubu rero naje nifuza gufasha abanyarwanda mu gihe gito yamfite. Yego. Muri iki gihe ufite urifuza kubafasha gute? Mu gihe gito mfite nifuje kuba naganiriza abantu, mbonye abantu nganiriza nkabakorera akantu kabiza nka semina Fransa, wenda ndibaza ko kimaze kuba cyinshi nanone. Nta kibazo turi kubyumva. Nkabaha nka seminaire, nkabaganiriza, nkabaha icyo nakwita mu Kinyarwanda urufunguzo rwo kurwanya izo ndwara, wo kugira kwihagararaho igihe byanakomeye haje kiriya cyorezo kindi tutazi gishobora kuza. Umubiri ugahangana, umubiri uzahangana ko wahawe ibyangombwa ukeneye bimufasha kugira gute guhangana. Rero nifuza ko nabona umubare w'abantu babishaka babyitabira, uko wabungana niko nzabibaha. Tukicarana ahantu nkabaganiriza, ariko nkabaganiriza ibintu bizabubaka bazagenderaho. Agafata ikayi n'ikaramu akandika bya bindi azavuga ati reka njye kuri ahantu nanditse utu tuntu, mpuye n'ikibazo nagikoreraho gute. Bizasaba ko ninjira muri wenda agenda y'ibyo, hari ibintu nateguye kubaha. Hari ibintu nateguye kubaha, harimo ni gute umuntu abyibushywa n'iki, sibyo? Ni iki gituma umuntu abyibuha? Iyo ugiye kubyibuha bitangira gute? Ko ntabwo iteka tubyibuha kuko twariye cyane. Hari igihe ushobora kubyibuha atari uko wapakiye ibiryo cyane, ahubwo wariye iki, ni icyo wariye kugira ngo ubyibuhe. Wakiriye ryari, wakiriye gute? Icyo ni kimwe. Nkongera nkakubwira ngo iyo ubyibushye cyane mu mubiri wawe byagera kwihe ingaruka. Ntabwo nje kunanura abantu, ntagire unyumva nabi. Nta muntu nifuriza kunanuka ari utari ubishaka, nta nubwo kunanuka ari byiza. Ugomba kuba uziho ubwo ndeshya ntya, umubiri wanjye ukureshya uzakenera uburemere bungana gutya. That's it. Hanyuma nkongera nkakuganiriza wenda iyo stress muvuga yatangiye kuza, ndibaza ko ari debut yayo wenda.
iyo stress yatangiye kubatera iyo myibuze ndaseka pe iyo stress yatangiye kubatera yego irahari inyama ni gute twayirwanya duciye mu mirire cyangwa se duciye muri strategy kuko mu masomo nizemo harimo na strategy ya management ya stress, how to manage your stress bavuga. Hanyuma nkabaganiriza no ku buzima bwa buri munsi ko buri ku buzima bwa buri munsi nifuza kuvuga kuri umubyibuho nkubuza ku kintu abantu wenda badaha agaciro cya inflammation mu mubiri kuko inflammation ni iki? Inflammation ndayita nk'udukomere tuba mu mubiri tugatera ububyimba utuntu tw'utubyimba two mu mubiri mbese niba urakomeretsa ahantu hari igihe ahita hakira cyangwa hakaba inflamme rero iyo bidahise bikira mu mubiri ko tutahareba bigenda bitera izihe ngaruka gutyo rero iyo inflammation ndashaka abantu banayimenya kuko iri intangiriro z'ibintu byinshi cyane. Rero nzayivugaho birambuye kuko ntabwo ifite ubwoko bwinshi bwa inflammation. Hanyuma nzavuga no kuri miyo mirire, nzavuga no ku gikoni, ntabwo nzavuga no ku bambabarire nta muntu ngiye kubabuye ku bakozi badutekera baradufasha nibyo kandi nabo bakeneye kubaho ariko wamwegera uruhare rwe n'uruhe wamwegera ntumugire nyiri igikoni nyiri urugo nyiri byose mwegere unamugire iyo nama unamubwire ngo bikore gutya yinkorere gutya niko mbishaka hanyuma tuzavuga no uko babiteka kuko ushobora guteka ibiryo ukabirya uriya madeshe wamuriro watwaye byose ubushyuhe babitetseho temperature babitetseho yatwaye ibyo wari ukeneye byari kugufasha ukwirira ibisigaye bigaragara nk'ibiryo cyane nk'imboga ziri sensible cyane. Hari imboga zisensible kandi ni nyinshi kandi imboga nyinshi zifite vitamine C kandi iyo vitamine C yicwa n'ubushyuhe. Ubwo rero yishwe n'ubushyuhe kandi ari dufasha kurinda indwara iyo vitamine C no kuzuza igifu gusa ujuje igifu ariko ntabwo ufite iyo vitamine C iri kuvuze ko indwara irwanya za ndwara. Ni ukuvuga rero ngo uwo mukozi wabimwigisha wabimwereka da ko nawe ngiye kubwira ngo najye mu gikoni batanira amabuye ubwo n'uburushyi bwacu twarabwakiriye abahariya ariko uwo mwana w'umukozi wamwereka ukamubwira uti cyangwa uwo mugabo uwo mukobwa ukamubwira uti ngifuza kubigera gutya wimweretse uyu munsi n'ejo nkeka ko yabifata mu mutwe byanze bikunze ukaza iyo seminaire ukazayikorera hehe kuri iriya hoteli iri hariya Nyarutarama namaze kuvuga Highland Suite ngira ngo umuntu yashyiraho na adresse yayo turaza gutanga contact ngira ngo mwamvugisha nkabaha adresse ndaza kuzipininga hasi ku muntu wifuza kuyitabira azanyandikira azamenyamo les frais za inscription azamenya hariho n'amasaha n'iminsi hano arebe gahunda yarasanzwe afite uko zayikorana nabyo. Iminsi yo niyihe? Iminsi ni tariki ya 7 n'iya 8 n'iya 9 nanze kuremerera abantu ngo mbishyire umunsi umwe ntacyo nambahaye 7 8 9 z'ukwezi kwa kabiri z'ukunguka bivuga ngo ntabwo wabaho umwanya munini kuko bararuha ntabwo umuntu ushobora kumubwira ibintu mw'amasaha menshi araruha ntabyumve ariko umuhaye amasaha mato ukozongera ejo n'ejo bundi numva hari icyo nasiga mbahaye kandi cyazabafasha mu gihe kiri imbere. Ubwo ku bantu bifuza rero kwinjira muri iyo nama cyangwa muri iryo shuri ry'iminsi 3 hamwe na Letitia ubwo urumva no gutangira kwiyandikisha ndaza gushyira nimero mushobora kuba mwamubonaho hasi kugira ngo mubashe kuba mwamuvugisha mwitabire mushaka uburyo nyine namwe
mube mumeze neza physically fit, umubiri wanyu umeze neza. Ese wamugane ibyo biro byawe n'uburebure birahura cyangwa ntabwo bihura? Ntabwo wasanga unanitse cyane ugasanga ufite uburebure cyane wamugani kurenza ibyo biro. Ntabwo wasanga ufite ibiro byinshi uri mugufiya. Ibintu nk'ibyo ngibyo turaza muzabirebana nawe rero muri iyo nama izabakora ayo matariki akubwiye aho ngaho. Wenda reka mubaze ikibazo cy'amatsiko ngize utuganiriza, utubwe ko ntabwo tugiye kubyinjiramo ngo tubwe ko uri umurescapé wa jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana ko mwahuye n'ibintu bitari byiza byinshi hano mu Rwanda. Wowe ufata icyemezo bavuga ngo ntabwo ngomba guheranwa, ntabwo nifuza ko abana banjye bambura ndi mutoya, aho kugira ngo uwo mutima kudaheranwa, uwo mutima kuvuga gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngomba kubaho, waturutse he? umutima wo gukunda kubaho, ubwo nubwo nkunda kubaho nyine. Ariko biragoye iyo ahuye n'ibikomeye. Bishoboka kuba mbivoma ko nasigaye ndi responsable. Muri nge ngira ishyaka byinshi, nakurwanira ishyaka nge ntibagirwa. Nsanzwe ngize ufite ikibazo, hari ibyanjye bishyira ku ruhande nkajya kurwanira iryawe. Icyo ni kimwe. Hanyuma nasigaye ndi responsable w'abana basigaye bafite ibikomere bivurwa bijojoba bato cyane, harimo abato. Hanyuma mba papa wabo mba mama wabo. Icyo rero cyatumye nkunda ubuzima kugira ngo babeho. Utabukunda ntibari kubaho. Iyo ntabukunda ntibari kubaho. Byatumye rero nshakisha icyatuma babaho. Ntabwo nari mfite capacity yo kubarera, ariko nari mfite ubushake bwinshi. Noneho bwa bushake bwinshi rero bwatumye bakura, ubutuma nanjye nikunda. Noneho nikunda ari ukugira ngo mbashe kubakorera. Hanyuma biza kuza rero bigenda nuko numvaga ko nindwara gato hari ikintu natinyaga. Hari ikintu natinyaga no kurwara. Nindwara gato bazaryikira. Noneho rero nkanarwara nifata neza kugira ngo mbone imbaraga zo gutangira kujya gukora. Rero nakoraga icyo gihe ndaje nakikubwira birasekeje. Mu iki gihugu ntabwo twakuze dufite uburenganzira bwo kwiga, yewe nubwo kubaho ntabwo twari dufite. Hanyuma ubwo kwiga bwo rero urumva ko yari accessoire. Jewe navukiye Nyamata, ahantu tutari dufite uburenganzira bwo kubaho, ngo byari bikaze, tudafite uburenganzira bwo kwiga. Primaire ukayirangiza uri umuhanga ukagenderaho. Hanyuma bashyiraho ibintu byitwa serayi nayo bagashyiramo umuntu wagize amanota kugeza umwambere kugeza kwa gatatu, uwa kane akagenda. Gutsindaho ntabwo byari byacu. Hanyuma nari nzi Igifaransa cyinshi icyo gihe, conjugaison, vocabulaire njyumva mbizi neza. Ntangira kwigishwa guteka n'umuntu. Cyera bari wacu baratwigisha akatubwira ngo ntabwo uziga nta n'ikindi kazi uzamenya gukora, ariko niba uzabuze Igifaransa nuhura n'uzungu uzakimuvugisha, nukimuvugisha azaguha akazi. Nuko nguko umenya Igifaransa gutya. Ni Igifaransa. Akazi ka mbere nakoze kari uguteka rero. Nekera umuzungu ndi umwana muto cyane ufite imyaka nka 18. Naho bikamutera ubwoba kubona akana k'imyaka 18 kari mu gikoni cye, aragenda yarangisha guteka. Angisha guteka he gato, uvuga ngo ndi muto, he gato pe. Nkorera famille y'abazungu, abazungu bakabona ko ntaragira imbaraga ariko mfite ubushake, bakajya bampa ibitabo. Kwa kumenya rwa rurimi kuragenda gutuma njya nsoma igitabo nkumva icyo bivuga. Noneho ko nzi icyo bivuga, namwandikira n'ibyo na liste y'ibyo nshaka, akabona byanditse mu Gifaransa gisa neza kidapfuye. Igatuma agira motivation yo kumfasha ngenda menya guteka.
byagenda biramfasha bituma mfasha n'abo bana ntabwo ari akazi kari koroshye ugomba guhagarara kuva mu gitondo kugera nimugoroba ukagererwinjiramo saa moya ugataha saa 10:30 ubwo ni mbere ya jenoside nyine uhagaze ugomba guhagarara nyine ukirirwa kugenda inzu ako kazi katuma babaho rero abana barakuze nanjye mbaho rero ako kazi niko nakoraga kari kagoye byabaga bituma ngomba kwikunda kugira ngo ashobore hanyuma bari abantu babeho uko kose kwatumye rero ntaheranwa kuko iyo mperanwa ntibari kubaho nabo bari guheranwa kurushaho nanditse donc rero biranyubaka responsibility iranyubaka ngenderaho noneho nza no kumenya agakiza menya noneho nuko basenga menya habura n'agakiza karafasha niyogera rwose uko kubwira agakiza kagutuma utajya mu businzi gatuma utamenya inzoga umubiri wanjye ntigeze umenya inzoga nyuma ya jenoside abantu tungana banywaga inzoga nyinshi nabibonye ariko njyewe kuko nafite target yuko bari abantu bagomba gukura nanze kujya mu nzoga hanyuma iyo ujya no mu gakiza biragenda bigaba amahwi hari ikindi kintu abantu baba mu gakiza baturusha hari amasengesho bajya bakora yo kwiyiriza ubusa afasha kudetoxinga umubiri kuramo imyanda nkuvuga ngo iyo utariye iminsi 2 cyangwa 3 ni nayo ngira ngo ubugabanyije umwanda mu mubiri wawe no kuwagabanyije umwanda mu mubiri wawe uranatuma n'inyuma hasa neza uzari abarokore benshi ntibagaragaza imyaka cyane rero buriya ni ukubera iki biyiriza kenshi kwiza kenshi cyane ntabwo ari byiza umubiri nanone urawunaniza kandi wazareka kwiyiriza ukawuha byinshi umubiri ukabisamira hejuru ugahita ubika y'amavuta buri umubiri wacu uzi ubwenge ufite serivo yawo bwite ni ukuvuga ngo ukorana na serivo hano iyo umaze kubona ko n'urugero uravuze ngo uyu munsi ntabwo njya mu gitondo nzajya njya rimwe gusa ku munsi sibyo cyangwa se ugeze mu ntambara ubwo jenoside twaryaga rimwe ku munsi jenoside twajyaga rimwe ku munsi tukarya ugize imana ukayibona nabwo ukaza kurya nka saa 10 aho abicanyi bagiye bagiye nabo bagiye kuruhuka ubwo ukaza ubibonye ubifite akabana cyarya akarya ntabwo twapfuye amezi 3 ane yashize abantu batararo ntacyo babaye kubera iki umubiri waravuze ngo ntabwo ndi burye ugafata ibyangombwa ukabyibikaho ukabistoka indani noneho utwatuntu wariye duke nimugoroba tukagufasha umunsi wose ya nimugoroba icyo kiri positive noneho iyo yicishije inzara uvuga ngo ndi bunanuke ngo reka nanuke kuko ndike kurya nanuke ntunanuka urabyibuha kuko umubiri utangira kuba traumatize ukavuga ngo yatangiye kunywa ibiryo reka ngiye nkore stock no akurira gastoka ikagastoka nuko gibona ibiro birazamuka kugira ngo bimanuke rero ibyo byose ni ibintu navuga ngo umunyarwanda aje nabimenye yego ibyo ngibyo muza nabyikaho wenda muri iyo seminaire uzakoresha ntabwo byakugoye gufata izo responsabilité uri muto niki cyakugoye n'uyu munsi byuvuga uti uranguka binsunikiramo we ubwo nkubwo ibyangoye ko byinshi wabona aho bishyira ntabyo mvuga ibyangoye no kurera ntabwo nari mfite capacity yo kurera kuri njye kwari ukugabura no kujya kwiga no kwambara no kuryama umva byari besoin primaire kuri njye niyo narinze naye ntaramenya kurera psychologiquement naye ntaramenya nari mfite ibikomere nanjye byinshi cyane ntabwo kandi umuntu ukometse yaguha ikindi kitari gikomere ni ukuvuga ngo rero nareze ntanga ibikomere mfite ishyaka kurusha kugira ibifatika nuko ubwo rero nicyo kintu cyagiye kingora ibindi nta kintu kigiye kingora mu buzima ibintu byose kuri njye biroroha ntabwo nkubeshya sinkubeshya ntabwo wambwira ngo iki kiragoye ntiwagishobora hari abajya bagira ngo ndi umusirikare kandi ntigeze mbawe
ngo abasigaye b'inkotanyi nibo wabwira kwimukiragoye ntabwo nta kitashoboka kuri bo nta kitarashobokaga ubwo rero ni formation wenda ni ubuzima baciyemo bw'abaforumye bituma bamenya ngo nta kidashoboka ngo ngo inzu wibwiye ngo irahagaze wayigonda ikemera kuri we wayibwira ngo urukuta ndarugonda rwemera kandi yakubwira ngo urugonda ruremera rero nanjye nakubwira ngo nta kintu kigoye kuri njye byose ngira ngo byaturutse no ku babyeyi umuntu yaragize na education baba baramuhaye ariko ibintu byose kuri njye birashoboka. None se waje kubisohokamo amahoro uravuga uti ntawe wageze uravuga uti ibi bintu nzabishobora nzabikora hahandi uvuga uti none ndumva ngiye kwiruka bite na responsibility ntabwo byigeze bimbaho ntabwo byigeze bimbaho kuko nari mfite ishyaka ryo kuvuga ngo imyumvire yanjye y'icyo gihe yambwiraga ko nka papa wanjye ahantu ari andeba nti papa yasize azi ko ndi umwana w'intwari nubwo nari muto iwacu sinari muto wa nyuma ariko nari mu bato ba nyuma hanyuma nkaba nsigaye nibura aho ari abone ko bwa butwari yajyaga avuga bwari buhari koko urumva ako kantu rero nkumva byose mbishoboye bishobora uko ubishoboye uko ubizi kuko ntabwo nari mfite ubumenyi buhagije ariko nkumva nta kindi bunanire cyane cyane ko ufite ubushake burya ahantu hose hari ubushake ujye umenya ko ubushobozi buhari burahari icyangombwa ni uko kutagivinga up mu buzima ikintu cyose uzajyamo uyu murimo urimo ukora ubona wowe w'umusore gutya utangira uri muto gutya ikintu uyu ukoze neza wakugeza ahandi hantu abantu bakajyana nawe bakubaza ngo byagenze bite iyo bikoze ute ese waje kwigute ko mu Rwanda byari bigoye tuvuga ukuntu waje gukora mu bazungu ukamenya igifaransa naje kwiga ubwo nabareraga mfite ishyari ryinshi cyane jenoside yarangiye utize oya nabareraga mfite ishyari ryinshi umushinya mwinshi n'inzika byo kutiga nkajya mbara ngo abana nibiga ngo nibarangiza bakajya nko muri internet ngo nanjye nzajya kwiga ariko nkabitekereza bwana nanjye ndavuga nti aba ngaba umuto azajya muri internet nanjye mpite njya mu ishuri leta yacu iradufashira abatufasha kubarera secondaire primaire ho narirwarizaga ntabwo buriya nkundi ibintu byo kujya gusaba kuko mfite akazi kuki najya gusaba ntunambaza igihe n'abafashwaga bahabwa amazu ntabwo nabimenye ko bibaho nabaga nkora warirwaniriye nabaga nkora abantu bahabwa amazu birera cyangwa barera abandi bana sinamenyaga aho bibera ko nahembwaga nkabatunga nkakodesha ako kazu ntabwo namenyaga uko byagenze nabimenyaga numvise inyuma byararangiye noneho ndavuga nkajya ncunga ntungu narangiza ni wanyuma nanjye ndahita njya muri internet njya kwiga urajya muri internet ariko se nkavuga njya muri internet tuzajya dutaha he ubwo bikabibaye ingumbagamizi rimwe rero Imana ica inzira impuza n'umuntu tuganira yarambwiye ati ko mbona umwana uzi ubwenge uri uverte wagiye kwiga ukiri muto yarazi ko ndi umwana ariko nari mukuru nasaga nakananye tuganise ko mfite responsibility nanjye ndabishaka ariko nabuze aho ntera bazajya mu ishuri sanjye mu ishuri nzatatakwana none ubu ndategereje kureba icyahinduka inama arambwira ati haje ikintu cyitwa kandidaribu kandidaribu ntabwo nzi aho biba arambwira ati manuka hariya kuri Sainte Famille ubaririze bivuga ngo we yari afite ayo makuru ndamanuka yuko navuye aho ngaho twavuganiye njye Sainte Famille ako kanya bivuze ngo warabishaka aho nari ngiye byose ndabihagarika manuka Sainte Famille ndabaririza mpava ariko mbonye amakuru barambwira ko bihari mbona n'abantu batangiye kumanuka ngo baje kwiga nyuma y'akazi ndavuga ni hano bibera naho yamenye n'amafaranga bishyura mpava niga kandari gutya Sainte Famille mpava amenye amakuru yose subira kwa wa muntu ndavuga ndahabonye ariko seka mbabaze ntungu murabona aho hantu ni ku kazi nakoraga
ni ahantu nakoraga yego nubwo se ubu umushahara mfite nzabasha kwirihira ati bariha make ansanga na yarayazi okay sawa ndavuga nibyo ndabikora tu nagiye ndiga mvuye ku kazi akabwo ntiga ariko nkagenda nkafata note abazima nkagenda nkahitamira bifotoye kuko nta mwanya wo kubyandika byose n'akazi nakoraga kari kenshi cyane icyo gihe ariko hanyuma mbona ndarangije niga contability ariko ntabwo nigaga numva hari akazi nzabikoresha kwishya nibi numvaga nshaka kugira ngo gusa numve ko nize ufite diplome mfite diplome oya diplome oya kugira ngo Habyarimana ahantu ari ndamuvuze nta kundi kugira ngo uwambujije kwiga ahantu ari amenye ko nari nshoboye urumva motivation yo gukora amenye ko buryo wari nari nshoboye ko ntari injiji ntari umwana udakunda kwiga cyangwa utabishoboye hanyuma ndayirangiza diplome ya leta ndayizana numva ndishimye cyane ndavuga buryo urabishoboye ibyo rero bitera inkunga ya morale y'icyizere muri wowe hanyuma kubw'Imana nyine ireberera imfubyi muri ka kazi nkora njya kubabwira ko nize dore na diplome usoje nyine inshoje njya kuzana certificate diplome zitaraza nsana na certificate batanga yo kuba warangije njyana yo njya mu office ndayibashyira mu biro ati se bize ryari ko tuzi gukora n'umutima ugakora kota igihe utahira n'igihe utahingirira tukizi ni buriya narigaga hanyuma hashize nk'umwaka umwe ndaho nibaza uko university nzayigeramo kuko kwirihira byo ntigera byoroshye wize imyaka ingahe kandidaribure imyaka 3 bafataga imyaka 3 bakayiguhamo 6 bagakoramo twa tuntu dutuma imyaka iba miremire bakaguha ibiri ngombwa wajyana mu kazi ugakora noneho imibare iraze ndateranya ndakuramo ibiranga university mbona ntibiri bwemere pe ndayirikikise mba mbiretseho gato ariko kubwihanduza cumu kandi ntangira university ya ULK mba ngiye ntinya kujya muri gestion njya muri sociology mu bizamini 3 ngeze ku cya 4 mbura minerval ndatuza ngo mu rugo sinasuspenda sinanavuga ko nahagaze mba ndetse ibibazo bitangira kuba byinshi no kubabara ko ntakomeje igihe muri ibyo ngira ku kazi barambwira batariko bati baragushaka bati nshaka sanga abantu bambwira ko hajeho gahunda muri iyo service nkoramo bakeni hari abantu bashaka gufashwa kongerera ubumenyi bashaka kandi mo bafashe ndimo bakajya kundira nuko kaminuza mba mbona buruse ngire mba nk'umwana ufite se na nyina buruse yanjye bampa study leave ndabashimira cyane aho bari babyumve bampa study leave niga mu gitondo umwana ufite se na nyina nkajya mu mbyuka mu gitondo niyuhagera njya kujya ku kazi nambara njya ku ishuri urumva rero hari ahantu byankoze bituma ngira urukundo rw'igihugu n'abanyarwanda kurushaho kuko iyo umuntu akureze nawe ubasha kurera nuko ngo baranyubatse nanjye numva mfasha kubaka nshaka kubaka abandi ugize gutya rero urize nyuma y'igihe kinini cyane wari ufite igikomere cyo kutiga urabisoza usoje kaminuza bareka duhe ku segonderi ushoje segonderi utubwira aho ngaho n'icyo utagiye bagirwa cya gihe wumvaga bimeze gute nuko none usoza na kaminuza ndangije segonderi nagize icyizere muri njye buri kintu cyo kwizera kugira confiance muri wowe nigiriye confiance ngirira numva nshobora kugira impinduka mu buzima zarizo zose izinguni zose ugize impinduka hari ikintu uba wize ibintu byinshi uwakoze ku nguni zose muri segonderi ujya kuri droit
amategeko ari droit social ukajya muri comptabilité rwose ujya muri management ukamenya kujera utuntu ukamenya ukajya ukumva hari ibintu navumbuye iteka iyo mvumbuye ndishima mpora niga n'uyu munsi numva niga n'ubundi ahandi arabizi ko ndi buhave hari ibyo nize ni ukuvuga rero ngo numvise umutima wanjye utuje kuko inzika yanjye iragenda ishira ni ukuvuga ngo wanteye inzika nabonye undi noneho yinkiza yego ubwo mba ngeze kuri university ngezeho nigaga nari mfite responsabilité quand même nari mfite ubwo nari maze kugira abana bato ni ukuvuga ngo nagombaga kuzana amanota atuma abana bagomba kumva ko bagomba kwiga bagatsinda ntabwo nigeze ngira deuxième session ni ukuvuga ngo natahaga birangije ntazasubirayo byatumaga rero nanjye mvuga ngo abana turi kumwe bagomba nabo gukora gutyo kuko ntabwo namani yageza yeshuwa nawe nturi bweshuwa ikindi emotionally cyangwa se emotionnellement cyangwa se iki niyumvisemo nk'uko warumbajije numvisemo ubushobozi niyumvishamo ishyaka hanyuma buriya icyo gihe habagaho n'ibintu by'ingando nk'uko hano hariho itorero ubu ngubu byari bikitwa ingando bibera byiza abana bato bajyaga mu ngando inkumba bavuga ngo n'amayekoro ama université privé najyeyo njyayo mu wa mbere n'abana bato ubwo niganaga n'abana bato bazi ko tungana yego no mu ngando twaga bazi ko tungana tubanamo hariya noneho niga histoire y'igihugu neza niga amateka yacu yanjye neza ndeba uko urugamba rwabo rwagenze ndeba ukuntu u Rwanda rwabohowe ndeba uko aho bigeze menya uko aho bigana aho rugana nkavana ubumenyi bwanyubatse nanone kurushaho kuko bwatumye nkunda igihugu cyanjye kurushaho bwantaye gukunda igihugu kurushaho pe noneho numva hari icyo nanjye ngiye gushyiraho urumva rero kumva ko nawe hari agatafari gato cyane cyangwa agasima gato cyane ugiye gushyiraho byanshimishaga nkumva hari icyo nakora ariko ntabwo nagumye aha byabaye ngombwa ko njya hariya ntahunze ariko ngiye gushaka hanyuma ariko hariya mpari ndaha warura kare wambwiye ngo ukuguru kumwe kuba kuri hano ikirenge kimwe kiba hariya ikindi kiraha ni ukuvuga ngo ntabwo naryama ntamenya ibyabereye muri kino gihugu niba hari ibintu bibiri umuntu akora mu buzima ni ugusenga icya nicyo cya mbere icya kabiri ni ukumenya amakuru yose biri muri kino igihugu cyawe habaye iki ni iki gishya gihari ibyabaye byose ndambize hari ikinyamakuru igihe cyaduhaga amakuru nafeyetaga igihe nkarangiza nkasinzira ntinze ariko nako nkirangije nkavaho nkajya kuri YouTube nkamenya ibyiri ngombwa ubwo nkabamenya impumeko ye ya hano nkayo nkaryama kuko mba numva nkihetse hariya biransetsa hari igihe njya mvuga ariko ndahandi hari nkatwara umutwaro wa hano ndi hariya ntutwara pe iminsi ishize aravuze ngo ndatashye hari umuntu rwose nagenda biganiriza ndavuga Rozi nziko ntashye ati sutashye ati habaye ndatashye umwana wanjye agiye kurangiza amashuri ndatashye ati sutashye hari ibintu ntari bwemere ko biba muri cyo gihugu nkeka ko mpari byareka yarasetse yakandi bakongera gaseka nti ati ugiye guhindura iki hari ibintu mpari byareka bitabaho ati se wahinduraho iki ntibasi nashyira amavi hasi ariko nsinyashyire hasi muri buno Bubiligi nyashyira hasi muri kiriya gihugu twafite umutwaro nabwo ntoya ni rwose hari ibintu ntashobora kwemera ko biba nti kuko numva mfite agaciro imbere y'Imana kandi wenda aricyo nakora rero naho kugira ngo mbone
abantu bashobora gusubira aho bavuye Yego. njye nata Yeah. yaramwe ati humura rwose tuza nta kiri bube ubwo ntabwo harimo agatroma ntabwo nkeka ko ari trauma oya nuko nisobanukiwe yego nuko namenye uwo ndiwe Yeah. burya fo kwibasobanukirwa mu buzima yego oya isobanukirwa umenye ko kuhaba kwawe wenda bifite agaciro Yeah. kuhava kwawe hari icyo habuze nicyo Yeah. natekerezaga yego kuhava kwanjye hari icyo habuze wenda kitagaragara kitari imbaraga physical ariko gihari Yeah. niko nge nabitekerezaga nshobora kwibaza ngo hejuru y'ibyo waciyemo byose hano mu Rwanda harimo abagize gutya bamwe banga u Rwanda just n'izina Rwanda bitewe n'ibyo yabonyemo jenoside kwicirwa ababyeyi abavandimwe abana gutyo waje kubasha kubabarira kabisa ko umunyarwanda kuvuga ngo burya bavuze yego every iyi nabashije kubabarira byarangoye byari bigoye cyane kugira ngo mbabarire umuntu ariko njya agakiza ndakamenya menya ko iyo mbabariye nanjye mba nibabariye rero bimenya ngo niba ntababariye nanjye sinibabariye kandi menya ngo uriya muntu nkomeza kumuzirika mu mutima wanjye nanjye ndiziritse noneho na kamere yanjye uko ntazirika cyane ntazirika umuntu igihe kirekire irazamo ariko mbere yuko ibyo mbigeraho nanjye nari nanze cyane ubyumve hanyuma igihe cyo kwanga cyane kirarangira hanyuma ndarekura rero ndabizi ko hari abantu baheramwe baba ari mu mahanga baba ari hano mu gihugu ahantu baheramwe ikindi kuba igihugu cyarandeze kikandira amashuri niko nakita ko ni igihugu nari muri iki gihugu ako kazi kanjye niko kandi ishuri byaranyubatse binyubatse ndavuga agahinda kagenda gashira kuko wowe wumva uri mukira ibikomere hanyuma nsanga ikindi ntabwo nakwifuza ko abana b'abana bacu bazabaho uko twakuze ikintu cyari gikomeye nuko ubabarira kugira ngo nabo bumve ko babariwe abatabira bikwiriye hanyuma nibumva ko babariwe we bazima kuko iyo babariwe uraba muzima iyo utabaye muzima ubwo warangiye ubuzima bwashize iyo wamenye ko babariwe ntuhinduke ngo we muzima ubuzima bwawe buba bwararangiye nkumva ko rero njye ndekuye nabandi mbarekuye ariko ku nyungu z'igihugu cyose cy'abanyarwanda bose cyane cyane abadukomokaho kuko twebwe twabibayemo kandi turi generation zigenda zisaza ariko generation zizaza riri fu kuzireba nazireba nkavuga ngo bo bagomba kuzabaho neza kandi ku mpande zose ari ababo ari abacu bose twese tugomba kubaho neza kandi tukarekura ndota kubona umwana w'umunyarwanda atari isura ndota kubona umwana w'umunyarwanda areba kuri umunyarwanda cyangwa kuri umuntu gusa areba igikwiye uri umuntu ukeneye sinkubwiye ngo umukunde gukunda ni ngombwa ko n'itegeko ry'Imana ariko mwubahe ugire tolerance tolerance no kubahana nibizaho bizaza mu bana bacu bigende byubaka igihugu ukundi batabayeho ubuzima twabayeho kuko nta muntu wabwifuriza n'umwe ndumva ari byo ngibyo ni ikihe gikomere kinini cyane cyari cyakugoye nko kubabarira cyangwa cyakugoraga no mu mutima wawe ariko kunjyana mu bintu byinshi kandi tageti twayirangije ikintu cyangoye nuko ntashyinguye nuko ntakubwira ngo imva yabangira aha nuko ntakubwira ngo nshobora kujyana y'indabyo nshobora kujya kwereka abana banjye dore iwacu aho bari icyo rero nicyo cyari kingoye ariko ntikinashije bene icyo ariko ubona nacyo
ntacyo kigutwara, ntacyo kiba, ubu ntacyo kintwaye kandi ukabaho. Iyi. Yego. Iyo kibutse urababara, Yeah. ariko ntabwo cyagumfata umwanya. Cyane. Reka tugane ku musozo. Twishimiye kuganira nawe, ariko mbere yuko dusoza hari nk'isomo runaka ry'ubuzima muri imyaka umaze wumva wasangiza umuntu uri kutwumva muri kano kanya. Ni nk'irihe? Isomo naho umuntu ni amasomo. Amasomo naho umuntu ukiri muto ushaka uriho hanze aha nuko yakunda ubuzima, nubukunda nawe buzagukunda, nubwanga nawe buzakwanga. Icya kabiri nuko umuntu uwo ari we wese, noneho sindi buvuge n'umuto gusa n'umukuru, ntukwiye guha agaciro ibintu bigusenya, kuko isi iragusenya yo yonyine, wagira ngo nikibereyeho kugusenya. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gukora le contraire, uravuga ngo iki kirashaka kunsenya ariko ngewe reka niyubake. Ntiwemere ikigusenya icyo ari cyo cyose, uhure nacyo wigiha agaciro, igitindaho. Icyo ni ikindi, kigireho, reka ikintu uhuye nacyo kikwigisha ariko aho kujya kukigusenya. Kuko nukigiraho urahita urabona amahirwe kitwigishe cyangwa kidusenye. Urahitamo rero, ngewe nkakugira inama rero ngo hitamo ko kikwigisha kikubake, ahubwo icyakagusenya kikubake. Icyo ni icyo cya kabiri. Cya gatatu ni icyifuzo nifuriza umunyarwanda wese. Hari ikintu hariya tuba, njyewe mpahora niga ko mbonye kose hariya. Hari n'igihe njya mvuga ngo wampa imyaka nkayifata uko urimo ubivuga ngo ndi muto, bikabaho muri njyewe, ikamanuka nkakanda nk'ahantu igasubira inyuma. Iga, kwiga, hora wiga. Hariya haba ibintu byose byo kwiga ibihari birahari, kuko baradusize nk'imyaka nka 80 turi inyuma. Noneho ukavuga uti iga ikintu kandi ugishyire mu gaciro, sibyo? Ugifate ukigire icyawe, ukige, uvuge ngo nta hantu utava, ntucike intege ngo uvuge ngo ntabwo navutse mu muryango ufite ibi, bariya bafite ibi, sibyo? Wowe rero wabigeraho. Management iravuga ngo ari umufilozofe wahimbye management, yaravuze ngo ushobora kubaka monima uhereye ku busa. Urubyiruko rufite byose hano, nta nubwo rufite ubusa, rufite byose. Hari ukuntu rero ndabona ko mu Rwanda murimo kubibyaza umusaruro n'ibyo, ariko hari abandi bari hanze aha badashaka kubibyaza umusaruro bifite. Ntabwo uzambwira kuziga nurangiza wicara ubona akazi, ubishomeye ni bwinshi. Hari aho wumva umwana ngo yatangiye afite 200 sinzi umuvandimwe bimuhaye cyangwa sinzi abibanye, agera ahantu. Hari uwicara tekereza cyane, fata umwanya gutekereza cyane, iki kintu gikoresha ibikwiriye, gikoresha ibifite akamaro, wigeho, bana kugikoresha ibintu byo kugutwara umwanya. Umunyarwanda akwiye kwiga kujera igihe. Umva ndavuga umunyarwanda n'umunyafrika, ariko umunyarwanda niwe mbabaje cyane. Kwiga igihe, kutapfusha igihe ubusa, ku gihe cyo ntikigaruka. Akeneye kwiga ikintu senda kivuga gute, nk'ahari handi nyura ahantu nkareba ikintu kandi nkakireba nkanitegeze. N'urugero nkora siporo kenshi, ndamarishe iyo mbonye akanya nkaca nk'ahantu, ntabwo ntuye mu mujyi hagati, yewe ntuye mu byaro. Icyaro cya hariya ni cyiza cyane, ukinyuramo ukakigiraho pe. Njye nkigiraho bitewe n'ibyo nkeneye kumenya ahari. Nkabona amatungo, ukabona inka, ukabona imirima yaho ni karitsiye, ntabwo ari umurima, si isambu, ni karitsiye. Umuhinzi abahinga karitsiye yose. Nkareba ukuntu iyo bafite akanya gato cyane k'ubushyuhe k'izuba,
n'amezi atageze kuri atarenzana buri temperature bazi ibyo bagomba kuyikoramo buri temperature bazi ibyo bagomba kuyikoramo hari na temperature ntacyo bakora ndende kandi y'amezi ageze kuri 6 muri aya ndasigaye 6 niyo abatunga niyo bazakoramo iby'abatungo uwo mwaka wundi ukurikira sibyo ukareba umuntu afite akajaride kangana gake mu cyaro muri ya mezi make cyane y'akazuba kareba ibintu akabyaza agahinga sinzi ko ibireba bisuka sinzi ko umuhoro sinzi ko haba ukabona umuturage arimo arahinga mu kwezi kwa 8 ukabona yejeje imboga muri kakantu kangana gake n'urugero rero hano dufite byose dufite temperature nziza idufasha gukora kuva mu ntangiriro z'umwaka kugeza mu mpera za ntabwo rero wansobanura ukuntu inzara yica yakwica hari ndyangarira n'abantu wenda naho nabanjye kambwira ngo uretse ubushomere butwishe nteko umuntu ashobora umushomere gute iki kibazo nkora nkibaza nteko umunsobanurire umuntu umushomere gute ngo ariko ngo wowe nukuri aho ntabwo ndahasi ndi naho ntabwo rawe umushomere ariko ntabwo gushoma ubihitamo kubera iki nuko ufite kurobanura akazi warabanuye akazi sito naho ubundi yego niko akazi hano imishari biri hasi ariko ntiwakwicwa n'inzara ubuzima buraboneka ariko niwo ugomba gushyira imbaraga zawe nidukunda akazi dukoresha umwanya wacu neza two kwigana abandi hari ikintu two kwigana na niba wowe Mbabazi uhembwa umushahara mwiza ugatunga abakozi 2 3 nanjye tereka ntungabo ngenda hembwa 200 kodesha inzu mfite n'uwoye ubu se nimfata hembwa 500 mfite iyo modoka mfite abana nkoshindesha inzu nkazana n'uwoye ubwo bizagenda bite fata uvuga ngo kana kare bishoboye ngi simbishoboye shaka nawe ingamba zatuma hari icyo ugeraho amasomo ni menshi amasomo ni menshi mfite irindi somo yego niba uwo yari aho ngaho sibyo basi naza gukorope se kucyo gomba kugera mu gikoro ese amafaranga umuhema nanga ese yangiza ibingana bite ese ibyo ngibyo yangiza ayo muhema we nturashaka we niwe ndi buhereho je narashatse warashatse sorry nkugeze ngarango I'm so sorry ariko we nturashaka warashatse plutôt ariko nkutarashaka cyangwa we washatse ndaguma kuri wowe ufite wowe washatse ufatanye iki n'umugore wawe mu rugo nsubize se umufatanye iki mbese umwana uretse ko madamu yarwara wenda ukamuhoza n'umukozi yagiye wakoze umwana genda bikora wowe ntwari rero ubwo ndahita nkuvaho cyangwa se uragera nkunde nkuveho gake ariko cyangwa uragera nkunde nkuveho ese wamutekera ntabwo nzi guteka byarananiye oya nta muntu ubimenya ntabwo byakunanira umuntu wese arabimenye iyo abishatse cyangwa iyo afite situation imujyanamo n'urugero simvuze ngo ariko abantu baragufatanya buriyo uvuye ku kazi umunyarwanda kuva ku kazi akajya mu bandi sibyo ndakindi cyo nashaka kuvuga cyari kunshikarije kubabara gutaha ukajya mu bandi si bibi sibyo urangije akazi saa 11 n'igice n'ebyiri mbere kujya wangurajya mu bandi ajya kunywa kamwe babyita kujya mu bandi ntabyo navuze ibyo kunywa kamwe ugiye mu bandi kandi iyo affection ugiye guha abandi simvuga inzoga affection ugiye guha abandi iwawe barayikeneye babana bawe barayikeneye barayibuze kugiye gushimisha abandi bakagufasha guseka no kujya gute uruzi ko wa mwana umusanze yagusetsa uruzi ko umufasha devoir uruzi ko watuma na nyina sendi buvuge we batankubita uruzi ko uwo mukozi uvuze ngo muhembe 50 ukajya akarema gafatanya na nyina yareka kujya aca mu gasozi akatahakarira agasanga urugo akaba yanavuga ati ubwo umugabo wanjye yamenye koza umwana nanjye reka amenye guteka
ubwo menye guteka mbishakishe mbimenye wa mukozi mureke wenda ageza nkoropere n'urugero amafaranga agabanuke aza nkoropere kabiri mu cyumweru agabanuke cyangwa rimwe mu cyumweru agabanuke wari uzi ko nagabanuka yandi wayafata wazayegeranya hari igihe azagenda akabyara kugura igikoresho kizatuma umenya guteka kizatuma nako woroherwa no guteka ibikoresho birahenda nibyo ariko ibyo bikoresho ufashe amafaranga uhemba ababoyi babiri utabifite ukayabihagarika nibura amezi 6 wabuguze igikoresho cyo gutekaho ubundi ukagura icyo kumesa ubundi ukagura icyo gushyushya amazi n'urugero ukagenda sibyo buhoro ni ukuvuga ngo bizatuma wa mukozi umuzana ku ukeneye gusa apana ko usigara umudipendingaho n'ubuzima bwawe na sante yawe idipendinga kuri muntu adahari ubuzima bwahagarara stress ikaza ya stress imwe navuze ya stress ikaza yego ariko noneho icyo ni kimwe cyakabiri umuntu akakubwira ati hakaza evenema iza nk'iyo y'uburwayi cyangwa icyorezo cyangwa iki ugasanga umuntu ntacyo afite kuri konti zero kubera iki yagiye muri bandi yagiye mu bandi avuye ku kazi nanjye nshyiraho veri n'inzara imyenda n'utundi twose dushimisha umuntu ubuzima bwa buri munsi ntabwo navuze ngo badukureho ariko ugasanga noneho ushyizeho nawe abandi utunga abantu bacu badutekera badukorera byose nkaba ku kazi nkaza nkacyagura kandi ntikanazanire n'icyayi se hano harasate se ibyo biragutera stress yego uwo muntu rero ni kimwe uvuye ku kazi uricaye n'ibyo uraruhutse ariko hari n'igihe uruhuka amasaha menshi akabije kandi ayo nayo ni mabi kuri bimwe twavugaga mbere ntunyeganiga mu rugo rwawe hari n'abadamu baha abagore babo gusasa abakozi babo gukora ibyumba no gusasa ibyo ni ibindi bindi ubwo byo ntabyo nirwa njyamo ariko ni ukuvuga ngo uwo mukozi niba wicaye aho ngaho akabigukorera byose abakozi bacu baba bari fit bamurebe arameze atya afite ubuzima ararya neza uramugaburira uramuhemba kandi anakora fizike akoresha umubiri ahora ameze atya mu rugo rwawe hanyuma konti yawe iri vide sibyo kuko byose ubishyira kuri wowe no kubigenda mwebwe abagabo ndabagarukaho jaride ntago wakwigura agakoresho ngo nayiconge uze kuzana bino kuko nufata yagende uraconga sibyo ahubwo urajya kuyatanga muri ya sare ukoramo siporo hanyuma itara nirishya urahamagara umwelectricien kandi ari itara gusa ryahiye nta kibazo tekinike gihari nta kuryihindurira ntabwo ari ikibazo tekinike gihari kuko utabyidenterejeho ntabwo uri gutekereza ko uri buhindure itara ugashyiramo irindi gusa umuriro ukongera ukaboneka noneho twa tuntu tuba twinshi uzamara umwelectricien aragukorera umuha amafaranga n'utuntu twinshi ahangaha wakwigiraho kwimontera intebe ukigiraho kwikorera ako kantu gato katari très technique k'amashanyarazi utwo tuntu twose niho hariya babigenza bose babizi abazi no kuyikorera habe n'ubu yariza ibindi bintu ufite ndi mashuri ariko akaba yaza hano akagukorera installation y'amashanyarazi kandi ntaho yabyize kwiki kubishakisha kubyigisha kuri internet ibyo bimufasha gukora utuyeparinye ibyo twita mindset agakora iparinye hari akayeparinye twatuneye kuguha ntibajye batanga amafaranga ntibatanga mendeve ntayagute azakora iki acunga ko umwana ko nasaza umwana we atazamwita ko yamuriye kuko iyo nshaje hari icyo ngusigiye umwana wanjye nanjye hari icyo data yansigiye naho kaba kangana gatya umwana wanjye niko azaheraho nako nawe akagire gutyo nubwo wamuhinze ukamuha iki ariko haba hari agakonte sekuruza yasize na sekuru na se nawe gutyo bikazaba shene hari ahantu bizagera yabarabaye menshi ku buryo umwana avuga ngo ndahera kuraka abanyarwanda nabo niba byige ni byiza mubyige namwe muvuge ngo ni mubyige namwe muvuge
ngo kandi ayo mafaranga iyo tugiye tuyabika tubika 500 tubika 1000 tuvuga ngo umwana ntazabura icyo musigira igihugu kirahakirira kuko banki ziba zifite amafaranga igihugu cyo gifite amafaranga rero igihugu cyo gifite amafaranga asirikira aho ngaho kuko ya mafaranga nabitse duke uretse akabikora bikaba umuco niho kisazamura iki gihugu yego ngaho ndumva reka ndekera aho ngaho ni byinshi tuzongera dufata undi mwanya wenda gusa sinifuza ko iki kiganiro kiba mu cyambere yego ntacyo wenda twakora n'ikindi icyambere byashobokaga bikaba separa kuko icyambere ni profession ibintu biri professionalisme kandi ni ibintu biri ni ibintu bifasha mu buryo bumwe n'ibigafasha mu bundi ntacyo ikataza kwivuganaho mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye.